Mu gihugu cy'u Rwanda hongeye kumvikana inkuru nziza cyane yashimishije Abanyarwanda bose muri rusange. Mbese iyi nkuru yaba yahuje ibiganza Abanyarwanda bakongera gukoma amashyi, yaba ari iyihe? Mbese yaba ijyanye n'iki? Mbese abaturage, inzego z'ubuyobozi n'izindi nzego zaba zatangaje iki nyuma yo kumva iyo nkuru nziza yasakaye mu Banyarwanda? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru uyu munsi twaguteguriye, ari nayo mpamvu nanasuhuza umuntu wese wakoze subscribe cyangwa se abone. Niba nawe utarabikora jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaze nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yahuje ibiganza Abanyarwanda bakongera gukoma amashyi kubera iyi nkuru yabashimishije cyane. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, tubibutse ko iyi ari KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho, yaba ari ayo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze y'u Rwanda. Nyuma y'uko mu gihugu cy'u Rwanda hagenda hagaragara ibigo bigiye bitandukanye bishaka gushora imari yabyo mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'umutekano mwiza uharangwa, kuri ubu urwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro RTB rwatangaje ko ruri gushaka ibizakenerwa ndetse no gutegura iteganyanyigisho izifashishwa mu kwiga gukora ubwato mu Rwanda, mu rwego rwo kongera ubunyamwuga mu bikoreshwa mu bwikorezi bwo mu mazi mu Rwanda. Ibi rero bikaba byashimishije abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda bitewe n'iyo nkuru nziza cyane yazindukiye mu rwa Gasabo. Umuyobozi ushinzwe imyigishirize muri RTB Uwamahoro Solange yavuze ko imyiteguro yo gutangiza iri somo rishya mu asanzwe y'imyuga n'ubumenyingiro yatangiye, ubwo uyu muyobozi ushinzwe imyigishirize muri RTB Uwamahoro Solange yari arimo araganira n'itangazamakuru. Yagize ati gahunda yo gutangira gutanga amasomo yo gukora ubwato bwamaze kuyitegura, ubu twatangiye gushaka amikoro yo kubaka ibikorwa remezo bizakenerwa ndetse no gutegura integanyanyigisho. Aya masomo azajya atangirwa mu ishuri ryisumbuye ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Mubuga riherereye mu karere ka Karongi. Bamwe mu bahanga mu by'ubwubatsi mu Rwanda bagaragaza ko hari hakenewe abantu bafite ubumenyi mu gukora ubwato kugira ngo bazamure ubunyamwuga muri urwo rwego. Ibi kandi bikaba byemejwe na Enjeniyeri Munyaburanga Alain uyobora ikigo rukumbi gikorera ubwato mu Rwanda cyitwa Afrinest Engineering, aho yashimangiye ko kuba nta bantu bari mu Rwanda bize gukora ubwato ari imwe mu mbogamizi bahuraga nayo mu gutanga akazi. Uyu Enjeniyeri Munyaburanga Alain avuga ko usanga abakozi babasha kuboneka bakorana ari abize andi masomo afitanye isano n'ubwato, bikaba imbogamizi kuko baba badafite ubumenyi bwose buhagije cyangwa bukenewe ku buryo bakora ubwato. Ibi bituma Afrinest Engineering mu gukora ubwato ihakaza abanyamahanga bo mu bihugu nka Bangladesh, mu Misiri no muri Afurika y'Epfo. Noneho abo mu gihugu cy'u Rwanda bakagenda babunganira mu mirimo yoroheje.
Ibi bintu rero byatumye abatuye mu Rwanda bahuza ibiganza bakongera gukoma amashyi, bitewe n'uko bavuga ko hano hajemo igisubizo byinshi kuko bagiye guhungukira ubumenyi kandi bazabona n'akazi mu gihe bazaba bamenye gukora ubwato, kandi nabo batanga akazi ku bantu bazaba batabizi nabo babungure kuri ubwo bumenyi. Bamwe rero bavuze ko ibi ari iyindi ntambwe igihugu cy'u Rwanda cyaba giteye, ngo dore ko mu Rwanda nta nzobere mu gukora ubwato rwagiraga, bigatuma ibigo bibikora bigorwa no kubona abakozi bakora ubwato. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, ari nako nanashimira umuntu wese wakoze subscribe cyangwa se abone. Mu gihe nawe utarabikora cyangwa ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo kidushima, cyaba ari ikidushima ndetse n'ikindi kiduha inyunganizi, ukatubwira aho twakoze nabi tukahakosora kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.